Semana yanjye umukobwa urimo kumbwira ko aza kunsura koko ntago namujyana mu rugo, ntago namujyana n'abantu bangana kuriya, noneho meri we yankuramo yo kotsa nakakuroga. Ubushize ramwe usinzanye kuzana ibirumbo by'abakobwa mu rugo, ariko ndibutse wahamagara Rukundo yantiza geto. Kibazo abana na Karima, ariko ntacyo bitwaye, bose bakumvikana bakumva ari ngombwa bakaniza geto, nka none yakira umushyitsi kumwakira gusa undi hari kibindi ndagukora. Ako shaka nze muhamagara. Allo, ese Rukundo meze utese? Ni poa men, poa kabisa ntaribi. Urama homus? Amaye mwana dekanze so mbwese kuri mu rugo. Yes, kanze nyine nze nkurebe, urumva araga service ngushakaho kandi ndabizi ntago uri buze kumakanira. Ariko mwana nawe wamfashe mu muryi, ntago nje kurya wangu, ntago urateka se nje kurya, ngiye naga service nje kukwaka gusa, wumva ibindi turabivugana mageze. Ntaribi. Okay, sawa none umva reka nze mu minota itarenze 10 ndaba nkugezeho. Sha mwana naga service akumbabarire uze kunyumva, urumva nyine ntabwo kagoye wowe ni nkakubwira ito kumva. Sawa urakoze. Mwana igatara yintiza icyo nzi cyo uyu mwana arahava yemeye, ariko ikibazo ni kimwe, uyu mwana namenya ko nta mafaranga mfite wazi ngo ndi umukire, namubeshya ko ndangije kwiga kaminuza kandi sinzi no gusoma, ariko ibi byose ni amakosa ya sogokuru wanjye yakoze. Iwacu bamaze gupfa ntanshyire mu ishuri, ariko nacyo ngaragara nk'umuntu wize, hari icyo bitwaye. Umva naye ndamwiyemeraho bitinde, ariko umunsi yamvumbuye azarimeneramo ku izina ry'Imana, azamvunira mu mavi. Ariko ibyo ntacyo bitwaye, guteta abakobwa beza bisaba kwiyemera. Abakobwa beza nabo basaba bakunda abahungu biyemera. None ngire ne kanze ngiye kureba aho bwigeto nze nkwereke. Ariko mari sinakubwiye ngo uzaze kuwa mbere. Akora na Rukundo nyine. Se ni wowe mafiye. Ngere umaze utese man. Ni sawa. Akamada bani soko buyigereye. Nta kundi ni kwa kundi turimo dukora akazi kose. Amaye. Twasaba dushize ku murongo. Biraca karibu. Ati tuzisige hanze. Ko semana yanjye. Siga hanze ndabizi. Twaramenye ko zinjira naho tubonye. Mani ba wicaye. Cha. Semana boroso gatoya. Gikonza kwiborosa se. Nawe wazi. Noneho wakoze isuku utari wanakora niyo mu kanwa. Urazindukiye byatari mana, ariko mani waje ubishyiramo imiyaga. Mwana ahubwo genda iborose vuba uze nkubwire igitumye nza ko kureba. Cha mwana yakwishyiramo ibakwe mwana gusa ko amasa ari kunsiga. Mama uri babisi kabisa. Wowe gira vuba uze ubwo tuganire nyine ndayekoze gufata. Sawa. Cha kano kageto kararyoshye ariko uyu mwana ari buze kwemera. Ngira amahirwe bayimpe gusa. Ndamubwira ko nari iwanjye, urumva kazambaye mwana afite akageto na kwambi. Yega igitanda we kimeze nka kimwe cya meri. Akoshamba hano hantu ngomba kwatyaza umusaruro. Reka uyu mwana gusa anyemerere ko ahageze n'aba batipe banyemerere geto ubundi wirebere. Umva aragira ngo hano ni iwanjye. Ariko mwana ko numva uri kwivugisha. Sha mwana hano bari mu dutako twiza nanjye tuba twancanze. Sha mwana ako mufite akageto keza wangu. Nta birenze mwana. Sha ni keza kabisa. Na radio yawe kuse kutarimo kuvuga wayi wayizimije. Baranje kwinsakuriza iyo mba ndi mu mwanya w'akaruhuko banshaka kuruhuka. Ipfa kubi hari gusa. Simani kubuzindukiye nibyo ko umuntu araba ataranakara mu maso ukamuzindukira nibyo. Cyaro ko namaze kukubwira ko nje kukurebaza. Nose bibwiraga yuko ndi buze nimugoroba. Kandi mfite ikibazo cyihutirwa nanje kukubwira.
ikihe kibazo cy'imbere umva nyine nkubwire ukuntu bimeze sha mwana hari akabebi kagiye kuza kunsura uri kumva nyine namubwiye yuko azaza kunsura nyine mu rugo sibyo ahantu mba ariko mu by'ukuri nawe urabizi ko mba mu rugo ese kugusura bitandukanye no kuzanga muri kino gitondo nyine banza wumve nyine ikibazo uriya mwana urumva agomba kuza mu rugo nyine akaza kunsura akoze ko nibana urumva kandi rero sinamuhingutsa mu rugo nawe urabizi uzishana ry'abantu bahaba mukecuru we noneho ushaka ko nguguriza amafaranga ni ikimbwira muri make urimo kuntiza kandi oya ntabwo ari ikibazo cy'amafaranga si ikibazo cy'amafaranga pe nyine njye nagira ngo urumva untize geto nyine ndamubwira ko ari hano mba urumva aze yicara nyine tuganire narangiza nyine yigendera uvuze ngo urantiza geto mwana nukuza nyine tukaganira iminota mikeya uza n'umukobwa hano ngaho bitwagize ko ari kuza tukaganira mwana sha rukundo mwana mfasha mana sinzi ko byashoboka uko mbana n'undi mujyama kabisa ntabwo nzi ko byashoboka uravuga amatipe se mbana n'undi mujyama ariko ni icyana cyiza nawe uyu munsi yari afite abandi bashyitsi bashobora kuza kumusura reka muhamagare mubaze ariko umva mubaze yes mubwire ko umukobwa namubeshye ko hari inama ndibuze guhita njyamo urumva arahagera tumarana iminota mikeya ni nk'isaha imwe araba yagiye we muhamagare wumve mwana agamfasha mwana urumva ntangiye ejo ndarigiye nazakira nkagura imodoka nakageza kuntira imodoka ukajya wirirwa utwayemo ibyuma ubwo n'ubwiyemezi bw'abasore bo muri iyi minsi ntabwo musore utiyemeza uko yapfa kurongora inkuma abakobwa bari hanze ukuntu ari beza utabiyemeye ugira ngo abashyigure kanze nkubarize numve kare sha mwana muhamagare wumve ariko arabyemera ndabizi muri se agiye he yes bro umeze ute se oya ndi mu rugo nta kibazo numvaga naniwe naraye ijoro ryose ubwo rero nari niryamiye uragera aho muryari se saa 9 harya ntabwo ufite abashyitsi ra murazana ok sawa nagira ngo numve kuko nanjye nari hari ahantu nengeye kugenda agafunguzo ngasige heza munsi y'urugi ok sawa ntacyo ndaza kubikora sawa urakoze cyane bro sawa aragera saa 9 mana urumva ko ngukiniye muti saa 9 umva ngiye saa 7 n'igice ndanamuhagurukije yatashye n'ibyanga ndanamukubita ku bitugu mu jugunye hanze nizere ko umukobwa ugiye kuzana hano ngaho atari isogora ndabizi abatipe nkamwe biyemera bamutereta abakobwa bafo ahubwo reka mbaze nkubwize ukuri akandi kantu uzagenzura abatipe bose biyemera batereta inkumi nzira abakobwa beza ahubwo abatipe ubona bibijindiri yewe usanga bafite bya bikobwa bifite amabona ameze nk'ay'inzovu ntacyo bitwaye umva bebe agiye kuza nyine urumva ahubwo se nafite n'akandi kabazo kamwe nshaka kubwira ndabona utagenzwa n'akamwe kabisa nyine urikumva urabona nyine ntabwo nasubira mu rugo ntangira nyine umfashe urumva n'ubundi ukubite ibuye rimwe wica inyoni ebyiri nyine untizeho kuri style kuki nize kuri style nyine kuri ka gapantaro nigeze kubona k'ubururu nimba ari akandi ushaka n'imyenda nakamutipe ushaka n'imyenda agashati k'ubururu yiga mwana barumfashe kagutipe umuntu araguha butamwa ukiyongeraho na ngenda ko oya ko ngenda niwe ugomba kuyima ndimo ndakwingira mu discipline kwe akumfasha ariko mwana nk'umuntu w'umujyama rega mwana kankubwira tuke tumere nk'amabebi buri arashwana bakatukana ntacyo wowe niza kagapantaro nize n'agashati k'ubururu izindi ntago zifuze arafitemo jeans yonyine ipantaro y'ikoboyi ariko iragize nira y'ubururu nira shati y'ubururu niyo numva biteguye byonyine ariko ni ibya bro muramutse muhuye ko dere mu ngana uramutepe akumera nabi oya umva njye cyo nzijya kujyana byose nabikemuye yagiye nasubiye mu byanjye ntugire wasi ahubwo se kanyiza se mwando siga kariya se kariya karaga shati nako karabaha ako ngako aya nasi ngibo nabona ko tagira ngo ndizasonga rero izi Kigali marisa kariya mirezi yingi ahubwo nufata itagukwira ko nzi ko nawe uri mu magara makiya bakana gashati rero nakangaka mani yingi yayigusanzemo uzi ibyo yagukorera ubuzima ni gani yingi imana ndi gushaka ubona nigenda nakaga pano kuba gusuta ari buvana hanga oya ntugire wasi nge nta umva sawa arako gapantaro none yingi
ushaka kwiteza umubabisimani mbabarira umfashe ariko nose urabona indi pantaro ko yankwira hari ikibazo cyamufite imyenda nakwambiye umva mwana niza kangaka reba kiragukwira se ngira nkwira pe mwana ahubwo reka kamwakwanye va nambare urumva umva ikintu cyo kugira bro kandi ukatarimo kwakaza radio flash isire nze gushyama akazi kinyere gatuje gitozo kwa turi kumwe nandi ibintu biba bisakuza ku cyumweru mbanirukiye sibyo please nasubura buha wihangane sibyo kubera ko kugira ngo ubone umuriro biragora radio na televiziyo byirinde uriko byumva ikindi cya kabiri ngiye kubwira kubyerekeye iyi myenda uramenye mushyiremo ndabiza abasore muri iminsi ubwiyemezi mwamufite ushobora gushyiramo igikofi kinini ugasanga uciye umufuka w'abandi ugasanga ndaburiye si we wowe nge nabiri hawigaramiye uri hariya ikindi cya kabiri uramenye ntutindemo hano ubahiriza igihe cyakora ashaka gutira no gutira pe nabyo amagambo yose uvuze nk'abagombozi ese ko ntabyo ugira hejuru umwe ndatarengeje ndabitanga ibyawe ntayo ndi buce kandi nayice nashyiraho inuzi nashyiraho undi mufuka namura nta bintu ndi buze kwiganshyiraho nta kibazo akazi ki ubwo sinze kwiga ncuranga urakanyimye please wirinde ikintu cyitwa televiziyo n'iradiyo kubera ko umuriro wanga urahenze umuriro uhenze sa ntacyo ndamenya ko umuriro wagiye aho ganira n'izo mwiza mwana nyine wowe urumva ishiture ubu ugiye ugaruke mu kanya ndahita nkubika reka mbanze ngere ku muhanda gato ndaje umukobwa nagenda urumva ndahita nkutera bibi sawa sawa hanyuma ubone gwituza yahageze se ubundi ari mu nzira mana sawa mwana reka mbanze ngere hano ku muhanda ndaje nguraka ntaribi sawa nguhaye iminota mikeya bro narabahageze sawa ntaribi mana sawa abana baragutiza bagasigara bavuga ubugambo bwinshi hano uzasanga akanyamukobwa wanjye bimugezeho ko yanije gato yamaze gusa undi yahora iki wese kuki atanjyanyiwe nawe nuko azi ko iwawe ntaho yanjyana ntangira ko nzi ko iwacu ntaho namujyana ngomba kumujyanaho n'isanzwe umukobwa wageze hera kanze muhamagare igihe bampaye ndabizi ukigiye kurangira aragutira no gutira mu kanya babona bansohoye nawe akirimo hano allo yes bebe yewe ahubwo wagira ngo ni nakubonye noneho injira muri ako gapangu kari aho ngaho yego injiramo imbere ni ku kageto ka mbere ubona ko ni umuryango wa mbere uri buze guheraho hari umuryango wa mbere nyine hari n'uwa kabiri ariko uhere ku wa mbere ko iyo haruguru ndayikodesha mba mu muryango wo hepfo muri chambrette iyo haruguru nini ndayikodesha ntacyo reka nsohoke nze murebe wowe winjiramo ndahita nkubona sawa bebe bana we arashe ndi kumubura kaza akayoba kajya muri toilette
Sheri amakuru se? Cyane meza. Ako izuba ryari kwishi. Umva izuba ryemeza. Cyo koze ukorera ku gihe. Igihe rwose wampaye ni iki ngiki. Yabundi ngeshera ikintu cya mbere nubahiriza. Ni igihe? Amasaha. Sha kabisa ko kana. Umeze ute? Yabwizwe nagiye gukora n'umwe. Oya wikwiguze kuramo nta kibazo. Nta kibazo harutse ko ufite akana kaza gukora isuku hano. Kaza buri cyumweru kuko kenshi nibwo mba mari. Ngahemba ku kwezi. Umeze ute se? Shameze neza. Use waguha ku mazi yo kunywa. Mva bugize neza ndumva izuba neza. Izuba ryakwishe. Ariko rakeye wangu. Rakeye kabisa. Kanze ngwe ku mazi. Ako mu rugo mwari muraho. Yego. Ante ni ncyaka. Ako hari izuba. Hari ubushyuhe bwinshi cyane. Umeze ute se? Shameze neza. Cyane ndaho hano niho nibera. Hano mu hantu heza. Cyane. Erega umuntu w'umusore se shaho. Biracama ariko nta kibazo. Nta kibazo. Umva. Ngira gahunda nyinshi niyo mpamvu ubona nta gahunda nimwe tiye duhana ngo nyubahirize. Ngira gahunda nyinshi ndane n'ubu ngubu nyuma y'amasaha 2. Asishiri waje ushaka kumwe tuganira koko. Kandi umwanya nawe uguhaye ubu niko kazungu tugiye guka tujya kuganira. Muri nyuma y'amasaha 2 ugiye busufite umwanya gute?